Yes, ndabasuhuje bene data, nongeye kandi kugaruka kugira ngo tubane muri iki gitaramo muri uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye kugira ngo dukomeze tuvuge imirimo y'Uwiteka yakoze. Umuririmbyi wavuze ngo wongeye guca kanzu ngo tugushime tuguhimbaze, udutera nk'ibiti ku migezi ngo twere imbuto, wongeye utanze ihumure ngo tugushime tuguhimbaze, udutera nk'ibiti ku migezi ngo twere imbuto, sinakwibagirwa ibyiza utugirira, ubabarira ibyo twagira niwe, iyo tunaniwe uduha ku mazi tugasindagira twegera umunota umwe gusa imbere yawe twawugereranya n'imyaka myinshi hamwe, watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza, Mana uri mwiza, ibihe n'ibihe, Mana uradukunda, Mana uri mwiza, twongeye kandi kuza hano kugira ngo dusakaze tuvuge ubutumwa, tuvuge imirimo y'Uwiteka yakoze, kugira ngo buri muntu wese nimba hari umuntu wigeze yaca muri ibyo bibazo cyangwa uri muri ibyo bibazo, ni ukuri Imana irahari kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Tuvuga aya mateka kugira ngo namwe muyasubiremo muyarebe, kugira ngo nawe ahari wongere kandi usubire mu icyo cyizere, cyangwa se wongere usubizemo imbaraga, wongere ubone ko nawe wava aho hantu ukaba umuntu ukomeye kandi ukageza ubutumwa bw'Imana. Nta kindi Imana yagushizeho kugira ngo inyuze ayo mateka muri wowe uyabwire abantu, Uwiteka akomeze iyamamare. Hari indirimbo ivuga ngo Uwiteka urakomeye, ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe ntizahanguka, Mana nza kuririmba ibihe byose iteka. Uwiteka urakomeye, ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe ntizahanguka, Mana nza kuririmba ibihe byose iteka. Nzamamaza gukomera kwawe kwinshi, ibyo ukora n'ibitangaza abantu, nzamamaza gukomera kwawe kwinshi, ibyo ukora n'ibitangaza abantu, ntabwo nzahwema kukurata nubwo nahura n'ibirusha intambara zo muri iyi si, kuko mbumbatiwe mu mababa yawe Mana, no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana, no mu gikombe cy'igihugu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana, no mu gikombe
ndi kumwe nawe Mana. Uru rutare nishemo ubwo Satani ndasinami yakumuriro sinzatinya, kuko nishe munsi y'urutare rwiza. Sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe, mu mababa yawe nizibirite. Sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe, mu mababa yawe nizibirite. Sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe, mu mababa yawe sinzatinya ikibi ndi kumwe nawe, mu mababa yawe nizibirite. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribu umenishika mkono. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu uniongoza, sitaogopa mabaya, wewe pamoja nami. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu uniongoza, sitaogopa mabaya, wewe pamoja nami. Umeniandalia meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, umeniandalia meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Nitaliinua jina lako milele, nitatangaza jina lako milele, nitalisema jina lako milele. Latupa nguvu jina lako milele, latufariji jina lako milele, linatuponya jina lako milele, limeniponya jina lako milele. Oh, wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele.
Yesu turagushimiye, twongeye kandi kuza imbere yawe kugira ngo dukomeze tuvuge imirimo y'Uwiteka yakoze mu buzima bwacu. Twanze kubyihererana mu mitima yacu, twumva dushya mu mitima yacu, twumva ari ibintu bikomeye tutagomba kubyihererana ngo bigume mu mitima yacu. Biba ngombwa ko byaka muri twe kugira ngo tubisakaze, isi imenye kuko uhari, isi imenye kuko ukora ibintu bitangaza, isi imenye kuko ureba amateka, kugira ngo wigaragaze kuri Imana ishobora byose, wigaragaze kuri Imana izirema amateka, wigaragaze kuri Imana iriho nubwo ukorera mu bwihisho, ariko imirimo yawe niyo igaragaza ko uhari kandi ukora ibintu bikomeye kandi tukabibona. Urakoze kandi kongeye kandi kutugarura ibihe byiza kugira ngo tuze tube imbere yawe, tuze tuvuge imirimo yawe. Nukurugize neza, n'umunsi w'agaciro, n'umunsi mwiza. Ndifuriza buri muntu wese uzakurikira iyi video, n'ukuri azakire, n'ukuri azabeho, n'ukuri azavuga imirimo Uwiteka yakoze ku buzima bwiwe, kugira ngo dutabara abera bari kurimbuka, dutabara abantu bari kurimbuka, dutabara abantu bazaja muri wa mworera, tubatabare, twongere tubabyutse kugira ngo bongere basubire mu buryo, bamenye ukuri, twamenye ukuri, natwe tubabwire ukuri kugira ngo nabo batazarimbuka ahubwo bazabona ubugingo buhoraho. Urakoze kuko ubyumvise, urakoze kuko ubikoze. Ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Ndabasuhuje mwere bene data muri Kristo Yesu. Ni ukuri twongeye kandi kuza imbere ya nyumwese cyangwa se imbere y'Imana kugira ngo dukomeze tuvuge imirimo y'Uwiteka yakoze ku buzima bwacu. Twabonye ko atari ngombwa kubyihererana, twabwirana n'undi muntu wese uri mu kaga kugira ngo azamuke, cyangwa se kugira ngo yongere abyuke, cyangwa se kugira ngo nawe Imana ko yamugeraho isaha n'isaha, Imana yamugeraho kandi nawe ikamukiza, ikamukura muri ubukene, ikamukura mu ndwara, ikamuhereza abana, ikamuremera amateka, akaza bivuga nk'ibintu byabaye kera, akabivuga ko byigeze kubaho. Natwe nibyo wakoze ku buzima bwacu kugira ngo natwe tubivuge, tubabwire bari abantu babigeze barwaye, tubabwire bari abantu barwaye kugira ngo nabo babyuke, kugira ngo isaha n'isaha nabo babyuka, Uwiteka agakora imirimo ku buzima bwabo. Rero ndakwiyegereje kugira ngo tubane, ndakwiyegereje kugira ngo twongere kandi dusangire ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya, kugira ngo dukomeze dufatikanye cyangwa se dufashe imitima y'abera iri mu kaga kugira ngo babyuke, Uwiteka abane nabo. Reka nsome mu gitabo muri Bibiliya, hari amagambo yagiye amfasha, yatumye mfata umwanzuro wo kuvuga aya mateka Imana yashize mu buzima bwanje. Nzagenda nyabasangiza kugira ngo namwe muyiteho kandi agenda bafasha mu buzima busanzwe, namwe azabagereho kandi ababyutse kandi abakomeze, kuko ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana rirakomeye, ni amasezerano n'ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana ni ryiza, nurisoma ukarikurikiza, ni ukuri zahindura ubuzima bwawe, rizagutinyura. Nagiraga ubwoba, nkagiraga wasiwasi, ariko nasomye ijambo ry'Imana, ni ukuri rirantinyura, numva ubwoba burashize, numva ngomba kuvuga iyi mirimo Uwiteka yakoze. Ijambo ry'Imana ririza rero ni ubwenge bw'Imana, ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana. Umuntu wese warisomye akarikurikiza, ni ukuri azaba umuntu ukomeye kandi azagira ahantu hakomeye, kandi azaba umuntu w'umugabo, kuko ijambo ry'Imana muri ndatekereza ko ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo icakora ngo muzahabwa imbaraga ngo Mwuka Wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya mu Yerusalemu, Yudaya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Izo mbaraga turazifite, izo mbaraga ni Mwuka Wera. Yesu yarazidusigiye, yaragiye mu ijuru kandi azagaruka, ariko izo mbaraga turi kumwe nazo, ntaho zigeze zija, ziri kumwe natwe. Izo mbaraga nizo zidushoboza kuvuga imirimo y'Uwiteka, nizo zidushoboza gukora. Tutazifite izo mbaraga ntabwo twakoresha ubwenge bwacu, ubwenge bwacu nta kintu bwakora, ariko izo mbaraga Yesu yadusigiye muri twebwe zirahari, ziri muri twebwe, zikoresha twebwe.
nizo duhereza zino mbaraga zo kuvuga ibintu tutazifite ntabwo bishoboka ko twavuga iyi mirimo y'Uwiteka yakoze, ariko dufite izo mbaraga turazifite, ntabwo zagiye ziri kumwe natwe kandi zizatugeza mu bwami bw'ijuru. Nizo zonyine zidukoresha kuzageza zitugeze mu bwami bw'ijuru. Reka nsome mu gitabo cya Yeremiya yahuye n'ibibazo byinshi. Imana igenda imuhereza amagambo akomeye yo kubwira abantu ubwoko bwa Isirayeli bwari bugiye kuzarimbuka cyangwa se bwari bugiye kuzahura n'ibibazo. Amuhereza amagambo akomeye, yageze n'ahantu avuga ati ibi bintu ndi kubona kubera iki Imana wabimpaye, kubera iki umbwira amagambo yo guhanurira ibintu bikomeye, yo guca abantu inteke, yo kubwira abantu ko bazarimbuka, yo kubwira abantu ko bahura n'ibibazo. Ibi bintu wabimpereye iki, kubera iki ibi bintu wabimpaye? Ariko niko byagombye kumera. Yeremiya yarabivuze, aravuga ati aho kuvuga ngo mbike bino bintu kandi ari Imana nzabivuga, nibashaka banyice, nibashaka bante mu rwobo, nibashaka banyice urupfu rumeze gute, ariko ibi bintu nzabivuga uko bimeze kose. Nzabibwira abami, nzabibwira abatware, nzabibwira abandi, ariko ibi bintu mbivuge kugira ngo nduhuke muri jyewe. Hari mu gitabo cya Yeremiya igice cya 20 umurongo wa 9 haravuga ngo kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, ngo haba no guterurira mu izina rye, ngo mu mutima wanjye ngo hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingiraniye mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike. Uwo ni Yeremiya yahawe aya magambo, biramunanira kwiyumanganya, biramunanira aravuga ngo agomba kubivuga kuko muri mutima we ngo hariho umuriro ngo mu magufwa yiwe, wari umeze mu magufwa yiwe, akumva atameze neza, agomba kubivuga. Nizo mpamvu yanditse aya magambo, aravuga ngo kandi iyo mvuze ngo ntisinzamuvuga, ngo haba no guterurira mu mutima, ngo guterurira mu izina rye, mu mutima wanjye ngo hamera nkaho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufwa yanjye, simbashe kwiyumanya ngo munyavuge. Niyo mpamvu aya magambo yarankomeje tekereza imirimo y'Uwiteka yakoze ku buzima bwanjye, ariko byatewe nuko nasomye Bibiliya bituma numva ngomba kuyavuga, kuko nagiye nsoma ibitabo bitandukanye birimo ubuhamya, birimo amateka y'abantu bakomeye, bituma nanjye numva kuko ibi bintu ngomba kubibwira abantu kugira ngo kuko nageze ahantu hakomeye cyane kubera ko hari ibintu nabonye, bituma rero mfata uyu mwanzuro wo kuvuga ngo reka nzabivuge. Kandi muzakomeze mu nkurikiranire, zakomeza mbibabwire buhoro kuko sinabivuga umunsi umwe ngo mbirangize. Nigeze no gutekereza mbere, ngenda mbwira abantu bafite amacana akomeye kugira ngo mbabwire buno butumwa. Ahari ndatekereza ati nimbabwira wenda bashobora kuvuga ngo ntabwo bambwira, cyangwa se ntabwo babinyemerera, cyangwa hari n'abantu nigeze mbwira, hari abantu bafite amacana akomeye narababwiye ariko ntibabimbonera umwanya kubera ko nabasabaga nkabona ntacyo bibabwiye. Bituma mvuga ngo reka njye ubwanjye mbyikorere kugira ngo mvuge. Uzagira amahirwe yo kubikurikirana rwose bizamufasha. Ni ukuri ndakwinginze kugira ngo uzabifashe kandi bihereze n'undi muntu kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana. Hariho mu gitabo